u Rwanda ruvuye naho rugeze kuri uyu munsi, tukabona uburyo abanyarwanda babanye, uburyo abanyarwanda bakorera hamwe, ubona yuko hari intambwe imaze guterwa nini cyane, kuko kuba intwari ni iki? Kuba intwari ni umuntu usanzwe ariko wakoze ibintu byo bidasanzwe, cyangwa se witangiye abandi akirengagiza inyungu ze bwite, ahubwo agaharanira inyungu rusange z'abantu benshi. Iyo urebye rero uburyo abantu barimo gukorera hamwe mu matsinda, ukabona ukuntu barimo gukorera hamwe mu makoperative, ukabona ukuntu bari gukorera hamwe mu bijyanye n'ibikorwa by'ubucuruzi n'iterambere, ubona yuko abanyarwanda hari intambwe nziza bamaze kugeraho yo kurenga kwireba, kureba inyungu z'umuntu ku giti cye, ngewe jyenyine. Ubona hari intambwe nziza yatewe, bamaze kuharenga, ahubwo ubona bareba icyo twakwita inyungu rusange igifitiye abanyarwanda benshi akamaro. Ni intambwe rero nziza tubona